Twagezemo mu masaha y'ine habura iminota mike. Mu gihe abanyeshuri barimo gusoza umwaka wabo w'amashuri 2025-2026 kuri uyu wa mbere tariki 29 Kamena, abanyeshuri bo mu karere ka Ruhango basubiye mu rugo byo byateye urujya n'uruza muri gare ya Muhanga. Ubwo abanyeshuri bayikoresha bavuga ko kubera ubwinshi bwabo bagera muri gare kare bagatinda kubera ubuke bw'imodoka ndetse n'umuvuzi. Amazina yanjye nitwa Nkurunziza Alain, naturutse mu kigo cya Groupe Scolaire Ndangaburezi giherereye mu karere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo. Urimo gutaha hehe? Ntashye mu karere ka Rubavu. Wageze ahangaha muri gare sangahe? Muri gare twagezemo mu masaha y'ine habura iminota mike. None ndimo ndabona saa saba zigeze, kubera icyo utarafata imodoka ngo ujye mu rugo? Ikibazo cyabaye cy'imodoka kuko abanyeshuri ni benshi, niyo mpamvu abashije kubaho kugira ngo tugeze iki gihe tutarataha. Amazina yanjye ni Godrick, naturutse ku kigo cya Parudi, ndi kujya mu mujyi wa Kigali, nyine mvuye ku ishuri mu karere ka Ruhango. Navuyeyo nka saa 12 za mu gitondo. Bikana ntabwo imbogamizi zabura, urugero nkatwe abanyeshuri ntabwo bakaturutishije abagenzi basanzwe bakaturetse tugatambuka, ariko urabona umuntu agiye kumara amasaha arenga 7 hano muri gare. Aba banyeshuri basaba leta ko yabafasha ikongera imodoka muri gare zikabafasha kujya bihutisha ingendo zabo. Bajya bagerageza uburyo bwose bushobotse bakihutisha abanyeshuri kugera mu kigo kugira ngo babashe kuhatendinga classe vuba kugira ngo babashe gutsinda neza. Nyamara mu gihe abanyeshuri bari mu ngendo ziva cyangwa zijya ku mashuri, hari benshi bakora ibikorwa by'ihendabwenge kugira ngo bacucure abanyeshuri ndetse n'abantu bari muri gare. Jeni wafashe kuno nyine umuntu agiye gusabiriza, noneho afata kasostomate agasiga nyine ku bintu nyine tu, nyine aranabigaragaza nyine gutya bafite n'akamikoro agira avuga ati mudufashe arwaye kanseri, kumva. Noneho polisi nyine yari bazi, nyine afande yarabazi, ahita ababona nyine abona ko abazi, arabafata abashyira muri modoka nyine mu mazi, birangira babaye basima nyine n'ubundi urabyumva. Avuga ati wenda ubu nawe n'ikibazo ufite 100 ufite 200, amufashe nyine bazivuze. Ayisose mate banazifite nyine binagaragara, komanda n'abazi ahita bajyana direct. Ariko mu gihe abanyeshuri bavuga bino, ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bufatanyije na polisi y'u Rwanda mu gihe cy'ingendo z'abanyeshuri bashyiraho gahunda ya Gerayo Amahoro, aho urubyiruko rw'abakorerabushake rufasha abanyeshuri kubona imodoka byihuse. Icya mbere umunyeshuri nyine tu, umunyeshuri opportunity yose ibonetse y'imodoka nyine show ya mbere wari umunyeshuri guhita agenda nyine tu. Kandi urumva nka gutyo mu gitondo abanyeshuri bagabanyutse ku kigero cyo hejuru cyane, mari imbere saa 10 bari buzuye tu, ariko nyine asigayemo bakeya, ntabwo akiri benshi cyane. Nyine nicyo kintu tuba dushinzwe kubajyana mbere, umwamukanya nka saa 6 urasanga ari mu mbaga. Kandi urumva ntabwo abanyeshuri n'ubundi ntabwo bagera mu modoka yabo bonyine, baba bavanze tu, sibyo? Ariko nyine ugasanga umubare mwinshi ni w'abanyeshuri. Ntabwo bivuze ko n'abagenzi batagenda basanzwe, ariko urumva ntabwo baba bafite ko uko umunyeshuri yawe uri mu modoka nawe umugenzi yawe uri mu modoka ngo biteze ikibazo cyane. Mwebwe muri gare mwoherejwe na leta cyangwa na agence zitwara abagenzi ahangaha nyine ziba zavuze ngo nk'urubyiruko mudufashe? Ntabwo ari agence ntabwo bibyitaye ibyo kuvuga ngo umugenzi umunyeshuri yagiye, ahubwo leta niba ivuga ikavuga ati dukeneye abakangurambaga, ubundi iyi gahunda bita Gerayo Amahoro. Urumva ni leta iba yabigiyemo, ntabwo agence yabyita. Ubwo twongeraga gusubira muri iyi gare ya Muhanga ku isaha y'isa 11:15, twasanze nta banyeshuri barikiri muri gare, bose bashizemo. Byo bifatwa nk'imyumvire myiza y'abanyeshuri n'ibigo bibarekura kare, kandi n'ubufatanye bwa leta n'abatwara abagenzi, dore ko bitandukanye no mu myaka yabanje ubwo wageraga muri gare bwije ugasanga hari abanyeshuri benshi babuze imodoka. Ngende Jean de Dieu Niyodusenga, Radio